Ikawa ifitiye akamaro kanini ubuzima kuko yuzuyemo ibitunga, ibisohora n'ibisukura umubiri bikawukuramo uburozi. Byose bifasha mu mikorere myiza y'umubiri muri rusange. Ubushakashatsi butandukanye bugenda bukorwa bwerekana ko abayinywa ibafasha mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara zimwe na zimwe zikomeye nka diyabete n'indwara zibasira umwijima. Ikawa yatangiye kunyobwa kera cyane, ikaba ari kimwe mu bihingwa kandi byinjiriza amafaranga u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi kuko biyohereza mu bindi bihugu bikabona amadovize. Muri rusange ku isi hanyobwa ibikombe birenga miliyari 400 ku mwaka. Ese niki gituma ikawa ikundwa cyane n'abatari bake? Ikawa ikungahaye ku biki bituma ikundwa cyane? Mu gakombe kamwe habonekamo ibintu bitandukanye. Ikawa isanzwe y'umukara itarimo amata cyangwa isukari ibirimo karori nkeya. Agakombe kayo kamwe karimo karori 2. Iyo wongeyemo isukari cyangwa amata nibwo karori ziyongera cyane. Ikawa niyo soko ya mbere y'ibisohora uburozi n'ibisukura umubiri, ibyitwa antioxidant. Ikawa kandi yifitemo vitamine B2 yitwa riboflavin ku kigero cya 11% y'ikenerwa yose ku munsi. Ikawa kandi yifitemo vitamine B5 yitwa pentanoic acid ku kigero cya 6% y'ikenerwa yose ku munsi. Ikawa kandi yifitemo manganese ndetse na potassium. Ikaba yifitemo na magnesium ndetse na vitamine B3 ku kigero cya 2% y'ikenerwa ku munsi. Dore imimaro itandukanye y'ikawa ituma ikundwa n'abatari bake ku isi y'uyu munsi. Umumaro wa mbere ni uko yongera imbaraga ikaba yanakongera ubushobozi bw'imitekerereze. Ikawa ishobora gufasha umubiri mu kutumva kunaniwe, ikaba yaguha imbaraga zagufasha gukora cyane mu munsi ndetse na nijoro. Ibiterwa nuko irimo ikinyabutabire cya caffeine gikabura imyakura. Iyo umaze kuyinywa yinjira mu maraso nuko yikagana mu bwonko. Iyo igeze mu bwonko ibuzi ko ihererekanya amakuru ry'umusemburo wa adenosine. Iyo ibi bibaye bituma urugero rw'indi misemburo nka noradrenaline ndetse na dopamine yiyongera. Bityo ugahorana imbaraga, kwibuka cyane, kugira mood nziza ndetse n'ubushobozi bw'ubwonko bwo gukora bukiyongera cyane. Umumaro wa kabiri w'ikawa ni uko ishobora kugabanya ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri yibasira abantu benshi cyane. Igaragazwa no kuzamuka cyane kw'isukari mu maraso, nuko umusemburo wa insulin ntubashe kuyikuramo. Abantu banywa ikawa baba bafite ibyago biri hasi byo kuba barwara ubu bwoko bwa diyabete. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri bugabanukaho 25 kugeza kuri 50%. Undi mumaro utangaje w'ikawa ni uko irinda umwijima kwibasirwa n'indwara zitandukanye. Umwijima ni urugingo rufitiye umubiri akamaro gakomeye cyane. Indwara zitandukanye zirawibasira nka hepatite ndetse n'izindi zitandukanye. Abanywa inzoga nyinshi n'ibinure byinshi ku mwijima bituma umwijima urwara indwara ya cirrhosis, aho inyama y'umwijima itangira guhindura imiterere igacikagurika. Ikawa ifasha mu kurinda indwara ya cirrhosis. Ubushakashatsi bwerekana ko kunywa udukombe 2 cyangwa 3 ku munsi bigabanya ibyago byo kwicwa n'indwara ya cirrhosis. Ikawa ifasha kandi mu kurinda kanseri y'umwijima ku kigero cya 50%. Umumaro wa kane utangaje w'ikawa ni uko ifasha mu gutwika ibinure. Ibintu byinshi byo kunywa ibicuruzwa bigabanya ibinure uzasangamo harimo caffeine. Caffeine ni kimwe mu binyabutabire bisanzwe bishobora gufasha mu gutwika ibinure kuko yongera imikorere y'umubiri ku kigero cya 3 kugeza kuri 11%. Bityo kuba byibushye cyane umubiri ukaba wakoresha cyane ibinure byabo. Ibi kandi bikaba byiza ku bantu bananutse. Umumaro wa gatanu utangaje w'ikawa ni uko ushobora kurinda indwara yo kwigunga ndetse ikongera ibyishimo ku muntu uyinywa. Kwigunga ni indwara ikomeye yibasira imitekerereze ndetse igatera n'ubuzima bwiza kugabanuka, bityo ugatakaza ibyishimo. Ikawa igabanya ibyago byo kurwara kwigunga, ikanagabanya bitangaje ibyago byo kwiyahura. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishuri rya Harvard mu mwaka wa 2011 bwagaragaje ko abagore banywa udukombe 4 cyangwa hejuru yatwo bigabanya ibyago byo kwigunga bikabije. Umumaro wa gatandatu w'ikawa ni uko abanywa ikawa bagira ibyago biri hasi byo kurwara amoko amwe n'amwe ya kanseri. Kanseri ni imwe mu ndwara zibasiye abantu ku isi kandi zigahitana benshi muri rusange. Ikawa igabanya ibyago bya kanseri, cyane cyane kanseri y'umwijima n'ifata amara aharangirira cyangwa se yitwa colorectal cancer. Izi kanseri ziza mu myanya ya mbere ya kanseri zihitana benshi ku isi. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko abanywa ikawa bigabanya ibyago byo kurwara izi kanseri zitandukanye tugarutseho hejuru. Umumaro wa karindwi utangaje w'ikawa ni uko ikawa ntitera indwara z'umutima ndetse ishobora no kugabanya indwara ya stroke. Abantu benshi bazi ko yongera umuvuduko w'amaraso. Ibi ni byo koko, kuko yongera hagati ya 3 na 4% umuvuduko usanzwe w'amaraso ku muntu uyinywa. Ibi ariko birongera bigasubira hasi mu gihe uyinywa buri munsi. Ariko hari igihe umuvuduko uguma hejuru ntumanuke, ugahora wumva umutima utera cyane. Niba ufite ikibazo cy'umuvuduko uri hejuru w'amaraso ntugomba kunywa ikawa. Abanywa ikawa kandi bagira ibyago biri hasi byo gufatwa na stroke. Niba unywa ikawa rero hari ibintu ugomba kwitondera. Kunywa ikawa nyinshi
bishobora gutera ibibazo bitandukanye. Kafeyine nyinshi mu mubiri ishobora gutera ibibazo byo kudatuza. Ku bantu bafite ikibazo cyo mu muvuduko ukabije w'amaraso, kabone n'ubwo waba woroheje, kuyinywa byongera ibyago byo kuwongera, ndetse ishobora no gutera umutima guhagarara. Ngibyo ibyo wamenya ku gihingwa cy'ikawa gikunzwe n'abatari bake kuri iyi si, kuko ufitiye umumaro itandukanye abantu bayinywa. Nibyo twagarutse muri kino kiganiro. Ni wagikunze ukaba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahegana.